Uyu munsi ngiye kubereka uko mwakwishakira viza ya Australia nta mafaranga mutakaje mu agent. Dore ko kuyishakirwa nabo bigutwara $2,000 cyangwa ari hejuru yayo, biterwa n'uwo mwakoranye. Mbere na mbere iyo ugiye gushaka viza ugomba kuba ufite passport, amafaranga yo kwishyura viza n'ibindi byose nkenerwa, harimo impapuro zisabwa ndetse n'amafaranga afatika wakoresha mu gihe ubonye viza. Viza yo gusura ya Australia ishakirwa ku rubuga wa3imi.homeaffairs.gov.au. Iyi website murayibona muri screen zayo. Ni iyi ngiyi muzakoresha mu gihe mushaka gushaka viza yo kujya muri Australia. Iyo ugeze ku rubuga rwa guverinoma ya Australia wasanga byinshi. Wowe uhitamo menu cyangwa se ukareba hasi gato ugahitamo visa. Ukanda kuri visa. Ugakanda kuri getting visa. Ugakurikizaho list of visa. Ugakanda kuri visitor visa. Hanyuma ugahitamo visitor subclass 600. Page yindi igahita ifunguka, ugakanda hano kuri help us process your application fast. Uhita ugera ku yindi page ugakanda kuri applying for a visitor visa. Page ikurikira bagusaba gukora IMI account. Ukanda kuri create IMI account. Aha ushyiramo email yawe, bakakoherezaho umubare w'ibanga ushyira aha kuri email verification code. Ugahita ukanda kuri continue. Umuntu wese usaba viza ya Australia agomba kuba afite IMI account. Gufungura IMI account bisaba kuba ufite email maze ugakora n'urufunguzo rw'ibanga ugomba kuzaza ukoresha winjira muri IMI account yawe. Nuko bafungura IMI account. Kuri page ikurikira wuzuza niba ushaka viza wowe wenyine cyangwa se niba ari organization. Aha turahitamo umuntu. Ariko niba ushakira viza abantu benshi uzahitamo organization. Hasi usabwa kuzuza amazina yawe. Aha turakoresha ya, ariko wowe uzashyiremo amazina yawe ya nyayo. Aha wuzuzamo nimero ya telefone yawe. Page ikurikira usabwa gukora ijambo ry'ibanga rizajya rigufasha kwinjira muri IMI account. Ibi bibazo buri muntu wese abyuzuza uko ashaka bitewe n'uko abyumva. Usabwa kutabyibagirwa kuko hari igihe ubikenera ugarutse kwinjira muri IMI account mu gihe wagize ikibazo gituma usohoka muri IMI account yawe. Page ikurikira bakwereka ko urangije gukora IMI account yawe. Ikiba gikurikira ni ukuzuza ibyo usabwa neza. Ugahita ukanda kuri continue. Iyo ugeze ku yindi page ukanda kuri new application. Aha uhabona ubwoko bwa viza butandukanye. Harimo no gusaba ubuhungiro. Abantu basaba ubuhungiro nabo baca hano bagahitamo gusaba ubuhungiro. Wowe uhitamo iyo ushaka. Aha njye ndahitamo iyo gusura visitor. Ugahita uhitamo visitor visa 600. Ubu bwoko bwa viza ni viza uhabwa ikwemerera kumara igihe gito muri Australia. Hari n'izimara igihe kirekire, ariko twebwe turahitamo iyimara igihe gitoya. Next. Page ikurikira usabwa kuzuza niba uri hanze ya Australia cyangwa se niba uri imbere mu gihugu. Hano uhitamo yes. Iyo ari no ubwo usabwa kubisobanura ariko mu gihe uri imbere muri Australia. Hasi gato usabwa kuzuza aho uri, igihugu urimo. Ndashyiramo u Rwanda, ariko abarundi n'abandi bumva ikinyarwanda ubwo nabo bazashyiramo aho bari. Aha uhitamo tourist stream. Hasi usobanura impamvu ushaka kujya muri Australia. Uhitamo tourism. Aha ushyiramo igihe wifuza kuba uri muri Australia, ukwezi n'amatariki. Aha nahisemo no. Wowe uzabikora bitewe na gahunda y'urugendo rwawe. Aha naho ni no. Bikaba yes ku bantu bagendera ku mpapuro z'inzira za UN. Next. Page ikurikira ni ukuzuza imyirondoro yawe. Kandi ukabikora neza kugira ngo bitazateza ikibazo. Iyo wanditse imyirondoro yawe nabi ushobora kwangirwa kujya mu ndege cyangwa ugatinzwa ku kibuga cy'indege. Aha urandika amazina yawe neza. Ushyiremo igitsina cyawe, nimba uri umugabo cyangwa umugore. Igihe wavukiye.
urandika nimero ya pasiporo yawe, aho pasiporo yawe yatangiwe, urandika ubwenegihugu bwawe, urandika igihe pasiporo yawe yatangiwe ndetse n'igihe izarangirira, aho pasiporo yawe yatangiwe. Aha niba ufite pasiporo wahitamo no, ntacyo bitwaye kuko n'ubundi uzakoresha pasiporo mu rugendo, ntabwo uzakoresha irangamuntu. Aha naho ni no. Aha ushyiramo aho wavukiye. Aha uhitamo niba wubatse cyangwa se niba uri ingaragu. Niba warahinduye amazina cyangwa se niba hari andi waba ufite urahitamo yes. Njye ni no. Aha uremeza niba uri umuturage w'igihugu wanditse. Niba utari uwaho urahitamo no maze ubisobanura. Iyo ufite ubundi bwenegihugu urabivuga nabyo. Waba utabufite ugahitamo no. Niba warigeze kuba muri Australia nabyo urabivuga. Ibi bibazo biri hasi bisaba kubisoma ukabyumva maze ukabisubiza neza mu buryo bwawe. Njye ndahitamo no hose ariko buri wese azabisubiza ukwe. Next. Paji ikurikira bagusaba kwemera ko imyirondoro wanditse ariyo. Ugahitamo yes. Next. Paji ikurikira ubazwa niba uzijyana cyangwa se hari uza guherekeza. Niba wowe ufite uza guherekeza urahitamo yes maze ubisobanure. Next. Paji ikurikira usabwa kugaragaza igihe uzamara muri Australia. Ukandika neza amatariki n'amezi wifuza kuzamara muri Australia. Ibi bibazo biri hasi bisaba kubisoma ukabyumva neza ukabisubiza mu buryo bwawe. Njye byose ndahitamo no, ariko si kuri buri wese azabisubiza bitewe n'uko abyumva. Next. Paji ikurikira usabwa kugaragaza icyo ukora. Njye nahisemo ko ndi umunyeshuri. Aha usobanura bitewe n'icyo wahisemo ko ukora. Buri wese asobanura ibye bitewe n'akazi ke. Next. Paji ikurikira usabwa kugaragaza aho uzavana ibizagutunga ugeze muri Australia. Nimba ari umuntu uzagufasha, niba uzifasha, nimba ari ahandi uzavana amafaranga cyangwa se ibindi bizagufasha muri Australia urabigaragaza. Njye nahisemo ko nzifasha. Next. Paje enye zikurikirana birasaba buri wese gufata umwanya akareba neza ibibazo yitonze maze akabona kubisubiza. Kuko birareba ubuzima bwa buri muntu ushaka visa ya Australia. Njye byose nahisemo no, ariko siko wowe uzabikora. Uzabisubiza bitewe n'ubuzima bwawe. Ugomba gufata umwanya ukabisoma ukabyumva neza maze ukabisubiza witonze. Icyitonderwa, ukirinda kubeshya kuko bikongerera amahirwe yo kubona visa. Next. Paji ikurikira ubona ibyo wagiye wuzuza byose, wabona aho wakoze ikosa ukaba wakosora udarakora submit, kuko iyo umaze gukora submit ntabwo uba ugikosoye. Next. Paji ikurikira usabwa gutanga fotokopi ya pasiporo yawe. Waba warakoze n'urugendo mu mahanga ukaba watanga ibyangombwa bigaragaza urugendo wakoze bwa nyuma. Ibindi biri kuri iyi paje ntabwo ari ingenzi, ariko uwo bireba n'uwaba bifite aya madokima nayo yayatanga kuko arafasha. Iby'ingenzi ni biriya bibiri gusa. Next. Paje ikurikira ni ukohereza ubusabe bwawe ukanda kuri submit. Step ya nyuma ni ukwishyura. Hari uburyo bwinshi bwo kwishyura, buri wese azahitamo ubumworoheye n'ubumunogeye.
Abashaka ko twabafasha kuzuza iyi form, kuzuza DS160 no kuzuza application isaba visa ya Canada, mwatwandikira kuri email igaragara kuri iyi channel. Mwakoze gukurikira iyi video, turabasaba gukora subscribe, share, like na comment. Mukomeze gukurikira Isheja Canal.